bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebere hamwe amasomo 10 y'ubuzima n'amagambo ahambaye cyane, n'amagambo azagufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze yawe, bityo ubuzima bwawe bukagenda neza cyane. N'amagambo 10 yagiye avugwa n'ibyamamare byinshi bitandukanye wakwigiraho amasomo y'ubuzima. Nje nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like ukaduha igitekerezo muri comment. Uyu munsi reka turebere hamwe aya magambo 10 imyumvire yawe irahinduka, ubuzima bwawe bwagenda neza cyane mu gihe ushyize mu bikorwa aya magambo yagiye avugwa n'ibyamamare n'abatsinzi n'abahanga n'abafilosofi bahambaye cyane muri ubu buzima. Nje nitwa Mr Sam, bahaye ikaze. Ijambo rya mbere: life is 10% what happened to you and 90% what you reacted. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Ubuzima ni 10% ry'ibikubaho ndetse bukaba na 90% yuko ubyitwaraho. Bishatse kuvuga iki rero? Ubuzima ibintu bikubaho ni 10%, wowe uko ubyitwaraho nibyo bifite agaciro gahambaye cyane. Ibikubaho ntawe ushobora kubikontorora, ariko uburyo ushobora kubyitwaraho byo wabikontorora. Iri ni ijambo rihambaye cyane ryavuzwe n'icyamamare Charles R. Swindoll, umugabo udasanzwe. Ni ijambo ryagufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze yawe. Uba ugomba kubitegura 90% by'ibikubaho, kuko byo ntabwo ushobora kuba wabikontorora, ariko 10% byo ushobora kuba wabigenzura kandi ubuzima bwawe bukagenda neza cyane. Ijambo rya kabiri: you are the average of 5 people you spend most time with. Wowe nawe uri mu gatebo k'abantu 5 utakaza igihe uri kumwe nabo. Niba utakaza igihe cyawe kinini uri hamwe n'abantu badafite icyo bakora, badafite inzozi mu buzima, ibyo ni ibintu nawe bizatuma nawe uba umuntu udafite inzozi mu buzima, kuko nawe ubusa n'umwe mu bantu 5 ugendana nabo. Ni ijambo rikomeye cyane ryavuzwe n'icyamamare Jim Rohn. Ni ijambo ryagufasha kumenya abo mugendana. Ese ugendana n'abantu bameze bate? Abantu mugendana aho ntabwo baba ari abantu bagutuma usubira inyuma. Jim Rohn yakubwira inama yo kumenya ko uri indorerwamo y'abantu 5 ugendana nabo, bityo nawe ukamenya ko niba abo bantu nta byadanje bakora nawe udakwiriye kuba ugendana nabo. Ni ijambo rihambaye cyane. Ijambo rya gatatu: life is either during adventures or nothing at all. Iri jambo rihambaye cyane ryavuzwe n'icyamamare Helen Keller. Ubuzima ni ukudiringa cyangwa se ukareka ibintu byose bikajya iyo bigiye. Niba ubuzima ibintu byose bukwerekejemo ubyakiriye ukumva ko nta kintu wabikoraho, ayo ni amahitamo ya mbere. Cyangwa se amahitamo ya kabiri ukemera ko ugomba guhindura nyine ibintu bukwerekejemo bitari byiza. Hari ukumanika amaboko cyangwa se guhangana. Iyo ni isomo rihambaye cyane wakwigira mu buzima. Niba ibintu bikubayeho bitekereza niba ugiye kumanika amaboko cyangwa se niba witeguye kuba wahangana nabo, ugahangana nabyo nyine kugira ngo urebe ko ubuzima bwawe bwakomeza kugenda neza cyane. Ni ijambo ryavuzwe n'icyamamare Helen Keller. Ku mwanya wa 4: people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Ni ijambo ryavuzwe na Amaya Aguero. Abantu bazibagirwa ibyo wavuze, abantu bazibagirwa ibyo wakoze, ndetse abantu bashobora no kwibagirwa nawe ubwawe, ariko ntabwo bazibagirwa uburyo watumye biyumva. Niba waratumye abantu banezerwa baseka, ibyo ntabwo bazigira babyibagirwa. Niba waratumye abantu bababara biyumva nabi, ibyo ni ibintu batazibagirwa. Ariko ibindi bintu ushobora kuba wakora abantu bibagirwa vuba ni ibintu bisanzwe. Abantu twibagirwa vuba ku rwego ruhambaye cyane, ariko jya utuma abantu biyumva neza, kuko ibyo ni ibintu badashobora kuba bakwibagirwa. Niba utuma abantu biyumva nabi, jya umenya ko ibyo bintu batazigira babyibagirwa. Iri ni ijambo rihambaye cyane ryavuzwe n'icyamamare Maya Aguero. Ku mwanya wa 5: the root flower blooms most beauty from the deepest mood. Ururabo rwiza cyane buriya kugira ngo ruboneke bisaba kuba nyine habayeho kwitanga. Mu gihe izuba riri kuva, hari igihe ururabo rukura nyine rugacurama, ariko uko izuba rigenda rizamuka riva rirenga, nabwo rugenda rucurama rwerekeza iyo izuba riri kujya. Nawe nyine ugomba guhatana, ugomba kuba uhanganye, ntube nk'ururabo rushobora kuba rwajyanwa n'ibihe cyangwa se rwajyanwa naho imirasire y'izuba iri kurwerekeza. Yuhatana
wumve ko nyine uba ugomba kugendana na kontrole y'ubuzima bwawe. Ni ijambo ryavuzwe n'icyamamare Buddhist Proverbs ku mwanya wa 6. Time teach you the real value of people, moment and yourself. Igihe kizakwigisha agaciro ka nyako k'abantu, ndetse nawe kikwigishe uburyo uziyumva. Ni experience y'ubuzima. Ibintu byose buriya biba bibarikwa mu gihe. Ibitari kugenda neza uyu munsi ugomba kubibarira mu gihe. Abantu bose bakwishushanya ugomba kubarikira mu gihe. Igihe kizabisobanura. Inshuti zawe za nyazo igihe kizazisobanura. Wowe icyo ukwiriye kumenya ni ukugendana n'igihe cyawe neza cyane. Ku mwanya wa 7, when wind of change blow, some build the world, other build windmill. Igihe umuyaga urimo guhuha, bamwe bubaka ibikuta, abandi bakagendana nawe nyine, bakabasha kuba bagendana n'uwo muyaga icyerekezo uri kujyamo. Ese amahitamo yawe ni ayahe? Iyo umuyaga uri guhuha, hari abubaka ibikuta kugira ngo uwo muyaga utabageraho, abandi bo bakavuga bati uyu muyaga tugomba kugendana nawe, tukagenda mu cyerekezo cy'umuyaga uri kugendamo. Ibyo bivuze iki? Hari abantu bakira ingaruka, cyangwa se hari abantu bashobora kuba bagira muri situwasiyo runaka bakakira ibibazo bari guhura nabyo, obstacles, imbogamizi bakazakira, bakumva ko nyine bagomba kubana nazo. Ariko abandi bakavuga batereka twubake ibikuta twitsimbe izo mbogamizi. Ariko uko wibwira ko uri kwihisha imbogamizi cyangwa se uri kuzihunga, niko izo mbogamizi zigenda ziyongera kurushaho. Bivuze iki? Niba umuyaga uhuye ugomba kugendana nawo, ukamenya icyerekezo cyawo, aho kugira ngo uwuhunge. Kandi mu by'ukuri uwo muyaga nta hantu ugiye, isaha n'isaha ushobora kuba wagaruka. Ku mwanya wa 8, the challenge in life are not meant of destroy you but to build you. Imbogamizi ziba mu buzima bwawe akenshi ntabwo ziba zigamije kugusenya, ahubwo akenshi hari igihe ziba zigamije kuba zakubaka, zatuma nawe ukomera kurushaho. Bityo imbogamizi ni ikintu cyiza cyane uba ukwiriye kwigiraho amasomo menshi cyane y'ubuzima. Ni ijambo rihambaye cyane ryagufasha kugira imyumvire n'imitekerereze ihambaye ku rwego rudasanzwe. Ku mwanya wa 9, be the reason someone believe in the goodness of the peoples. Karen Salamshon. Ni ijambo rihambaye cyane. Abantu bashobora kuba bakwiseriramo, ndetse abantu bashobora kuba bakwishingikirizaho, nibwo uzaba ufite agaciro mu buzima. Abantu bashobora kuba bakwishingikirizaho, bityo nawe agaciro kawe mu buzima kazajya kagenda kiyongera. Ijambo rya 10 ryavuzwe n'icyamamare George Eliot. It's never too late to be what you may have to be. Ntabwo kuba uwo ushaka kuba we bishobora kuba byate. It's never too late to be what you may have been. Ntabwo ushobora gutinda kuba uwo wagombaga kuba kuzaba. Niba hari umuntu ushobora kuzaba wenyine, ntabwo bishobora kuba byatinda. Ubundi inkono ihira igihe. Ntukavuge ngo naratinze, ntabwo ibintu byanjye biri kwihuta, ntabwo byagombye kuba bimeze gutya. Oya, yo wemera ko igihe ugomba kuzaba we, cyangwa se ushobora kuzaba we, cyangwa se igihe cyawe, igihe cy'insinzi cyawe gishobora kuzagera mu gihe runaka nyine utari warateganyije. Ariko ntabwo uwo ushaka kuzaba we yigeze atinda uvuge ngo naratinze, byagombye kuba bimeze gutya. Inkono ihira igihe, niko abanyarwanda ababivuga. Ni amagambo 10 ahambaye cyane. Ese ukeneye ibindi biganiro nk'ibi ngibi? Ubitwandikire muri comment. Ndabashimiye, nge nitwa Mr. Sam. Niba utarakanda subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo gukora subscribe, ugakanda like, ukaduha n'igitekerezo muri comment.